Ubushize twabagejejeho igice cya mbere cy'inkuru ya Dawidi, ariko ubu tugiye kubagezaho igice cya kabiri. Igice cya kabiri, ukuntu Dawidi yavuye ku kwica Goliyati akaza guhinduka umuhigo wa Sawuli. Ariko igice cya mbere twarababwiye, tubabwira uburyo Dawidi yimitswe, uburyo yari umwana wo mu ntama, n'uburyo yishe Goliyati. Reka rero mukomeze mudukurikirane, tubabwire iby'iyi nkuru aho igeze. Uwiteka Imana abane namwe, naho ngende Rusasi Emmanuel. Uwiteka Imana abahe umugisha. Kora subscribe, ukore share, ukore like, kugira ngo bino biganiro bijye bigera ku bantu benshi. Iki ni ikiganiro cy'inkuru za Bibiliya. Uwiteka Imana abahe umugisha, komeze mudukurikirane. Nyuma yo gutsinda urugamba rukomeye cyane rw'Abafilisitiya bari bahanganyemo n'Abisiraheli, Dawidi yatsinze urugamba atsinze Goliyati. Hanyuma akorera igihe kinini cyane Sawuli, ndetse aba umugaba mukuru w'ingabo za Sawuli. Aramutonaho, ariko icyari mu mutima wa Sawuli cyari ukumwivugana kubera ishyari ryinshi. Dawidi yari yaririmbwe, bamubaraho abantu inzovu, ariko Sawuli we bamubaraho abantu 1000 bishe. Kubw'uwo mutima, Sawuli yakomezanyije umutima w'ishyari, akajya amugambanira kenshi mu ngabo ze, ariko uburyo bakundaga Dawidi bakananirwa kumwica ndetse no kumuhitana. Sawuli arabyitegereza, abona yuko akwiye kumujyana mu Bafilisitiya akabagwamo. Nuko Dawidi ndetse na Sawuli bategura urugamba rwinshi cyane rwo gutera Abafilisitiya, ariko babwira Dawidi ko umwami ashaka kumushyingira umukobwa we. Dawidi ntiyabyemera, ariko abikora kubera ko ari itegeko ry'umwami. Umwami yari yatanze itegeko ko uri bwice abantu 200 akazana ibinyita 200 ari bumushyingire umukobwa we. Ariko ubwo yabaga acira amarenga Dawidi, kugira ngo Dawidi akore cyane agwe mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Dawidi atera urugamba, atera Abafilisitiya, bica abantu benshi. Urugamba rurangiye, habaho kumurika ibyo bagezeho. Dawidi agaragara nk'intwari ikomeye cyane, yishe abantu 200 n'ibinyita byabo 200. Aho kugira ngo amushyingire umukobwa we, aramumwima, amushyingira umuturanyi we, amushyingira undi muntu utaruzwi cyane. Amwima Dawidi kubera ishyari. Agahinda akakomeza kumwegeka, ariko n'ubundi ya myuka mibi yajya imutera, Dawidi akamucurangira. Sawuli akongera akazanzamuka. Ahazanzamukiye yabona ari Dawidi wacurangaga, akamutera icumu kugira ngo amwice, ariko ntirimufate. Ariko Dawidi abona ko Sawuli yamaramaje kuzamwica, niko kwigira inama yo guhunga. Ariko muri ubwo buryo bwo guhunga, yabonye inshuti ikomeye cyane yakomokaga ku mwanzi. Hahandi yari afite amakuru aturuka ku mwanzi bwite, umuhungu wa Sawuli. Umwami, igikomangoma, nicyo cyaje cyegera Dawidi. Yonatani, umuhungu w'imfura wa Sawuli, yegera Dawidi aramubwira ngo, ni ukuri ndabizi ko uzaba umwami, kandi uri umuntu ukomeye cyane, uri umuntu uhambaye, ariko umutima wanjye numva ugukunze. Dawidi asezerana na Yonatani gukundana ubuziraherezo. Avuye aho, ngo umutima wa Yonatani n'uwa Dawidi uba agati k'inkubirane, baba inshuti magara. Nuko muri urwo rukundo, Yonatani akajya ahishurira amabanga se afite kuri Dawidi. Dawidi nawe akamuhunga byiza, kandi rwose ntiyakoze ikosa hagati ya Yonatani cyangwa se na Dawidi. Ariko Dawidi abaho ahunga kubera ishyari rya Sawuli. Sawuli yaje kwerura, ashaka kumutera rwose, ashaka no kumwica. Amusanze mu rugo rwe, baramuhusha. Dawidi arahunga ajya mu buvumo. Ageze mu buvumo, abantu 200 bamusangayo, bagenda biyongera,
bagenda biyongera bagwira abantu 400, ariko abamusanze ngo bari abantu b'imburamukoro, abahunze igihugu, abafite amadeni, abanzwe ibwami. Urumva mbese ni abantu batari bakunzwe, batari bafite n'uko bameze. Bamusangayo akajya yirirwa mu buvumo, mu misozi yo mu butayu ahunga Sawuli. Sawuli akiyemeza kumutera, akumva amakuru ngo ari bunaka, akamuterayo ariko ntamubone, kugeza aho Imana yabwiye Dawidi ngo uyu muntu ndamuguhaye kugira ngo umuhitane. Sawuli umunsi umwe aza kuza kumushaka, nuko ashaka kwiherera, ajya mu buvumo kwihereramo, ariko ntabwo yari azi ko asanzemo umwanzi we yashakaga. Nuko Uwiteka Imana yari yamubwiye ngo ndamuguhereza umuhitane. Nuko abo bari bari kumwe babwira Dawidi ngo Uwiteka Imana yakubwiye ngo umuhitane, none uyu munsi ntubyirengagize, genda umwice. Aho kugira ngo amwice, aragenda aca ikinyita cy'umwenda we, aragaruka, ariko nabyo yamaze igihe yihana icyo cyaha cyo kurambura inkota ku mwami Imana yimikishije amavuta. Dawidi yari afite umutima ukomeye kandi yari afite umutima wo kwihana, nuko aramwihorera. Ikindi gihe nacyo aramuhiga. Sawuli yiyemeza nanone kumusanga mu butayu kumwica, nuko aramuhiga. Igihe cy'ijoro kigeze kiguye, nuko ingabo za Sawuli zigandika ahantu ziraryama. Dawudi anyombagira gake gake abacamo, asanga umwami aho aryamye, afata akabindi k'amazi cyangwa se agacuma k'amazi ndetse n'intwaro ye arabijyana. Ageze hejuru atera induru, aravuga ngo mwami mwami, ese amazi yawe ari he, icumu ryawe riri he? Umwami arakanguka yitera hejuru kuko asanga ntabyo, avuza induru aravuga ati Dawidi mwana wanjye, undushije kumenya ubwenge, nukuri ndabizi ko uzaba umwami, ariko ngwino mwana wanjye nkubabarire. Dawidi niyumvishe iryo jwi yarakomeje arigendera. Aramubwira ati nkurushije gukiranuka, Imana irebe nge nawe ducire urubanza. Nuko Dawidi arakomeza arahunga. Mu butayu aho Dawidi yarwanyemo intambara nyinshi. Yarwanye, yatabaye Keyila, arwana Isikuragi, ndetse bivuga ko yigeze no kongera gusubira mu Bafilisitiya, aba inshuti n'Abafilisitiya kugira ngo bazatere Isiraheli. Ariko igihe kigeze cyo gutera Isiraheli, Abafilisitiya barabyanga bakeka ko azabagambanira. Yarwanye intambara nyinshi zo mu butayu. Aho rero ni naho yarongoreye umugore w'umunyabwenge witwa Abigayili, amukuye kuri Nabali. Nabali yagiraga imico mibi cyane, ariko ngo ari n'umukire ukomeye muri ubwo butayu. Nuko Dawidi arinda ibye, ariko Nabali ntiyagira icyo amufurira ku byo yari afite. Ubugome bwe aranamutuka cyane, atuka Dawidi. Hanyuma Dawidi agambanira cyangwa se atekereza kenshi mu mutima kwica Nabali, ariko umugore we aramumukiza. Hanyuma afata ibyo kurya Dawidi yashakaga arabimushyira. Igihe kigeze Nabali arapfa, Dawidi acyura muka Nabali ariwe Abigayili, umugore w'umuhanga cyane. Igihe kigeze Abafilisitiya batera Isiraheli. Isiraheli irwana n'Abafilisitiya igihe kirekire. Nuko Sawuli agwa mu rugamba, abahungu be bose barashira, ndetse n'inshuti ya Dawidi Yonatani nayo ipfiramo. Nuko Dawidi ava mu butayu, yimikwa n'Abayuda ku mugaragaro, aba umutware w'Abayuda. Ategeka Abayuda igihe cy'imyaka 7, ategereje kumva ko hari icyo Abisiraheli bazavuga. Iki kiganiro cyari igice cya 2 cy'inkuru nziza ya Bibiliya, turimo kuvugamo inkuru ya Dawidi. Nimba kuryoheye, ubutaha uzagaruke nanone twongere tuvuge uburyo Dawidi yabaye umwami wa Isiraheli, uburyo
Dawidi yabaye umwami w'umuhanga, umwami ukomeye, umwami w'ikirangirire. Uwiteka Imana abahe umugisha. Yari ngewe Rusatira Emmanuel, kandi Uwiteka Imana abakomereza amaboko. Kora subscribe, ukore share, ukore like, kugira ngo tujye dukomeza tubagezeho inkuru nziza za Bibiliya. Shalom, shalom, Uwiteka Imana abahe umugisha.